umudamu cyangwa umukobwa. Umwana n'umwana nyine. Umwana nyine bavuga ngo iki mu Ruganda? Mwana. Babe. Wasiboto. Ngo mvugira ku Ruganda. Wasiboto. Ntabwo avuga wasiboto. Wasibavuga wasi? Urirege. Ni mu gitondo. Nko kumubwira ngo mwaramutse. Mana nanjye imvura iraguye. Bimeze bite se? None se mu rugo ni? Ndashaka kumenya mu rugo. Sinimba ari inkoko arimo kurwana. Na n'indi nkoko bazazishondana atuma ngo mami. Gatunda wange. Ngo gatunda? Ngo uvuga cyane. Reba ngo Ngo mami jangu. Jangu nukuvuga ngo iki? Ngwino. Ryango nkuburire. Ngwino nkubwire. Ya Asha. Ngo nsaba icyo kunywa. Leta soda. Ngira karidanje. Kandi bisabwa no kurya. No kurya byose. Bisabwa no ko arabona twabaye noneho nabane. Undi twari batatu. Gusa. Nagishora. Umugabo se ari gukora iki muri ino minsi? Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocentee. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocentee. Nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much. Come to me. Je t'aime trop. Nalingo mingwana. Manzi na Innocentee nukuri ndabashimiye. Mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocentee songa mbere turabashyigikiye. Yes, reka nongera ngo ikaze dukurikiranye kuri Manzi na Innocentee TV muri kumwe na Nyashya Rwanda Rwanda bwakazamura igisho cy'Rwanda basika mutona za sana mugora sama taraga cyega gasambe. Ubundi wicare kuri Manzi na Innocentee TV wirebere byinshi byiza twakwa umwaka tutangiranye imbaraga nyinshi kandi dufite ibintu byinshi tugomba gukora mu gihe gito. Ndagusaba gukora subscribe nimba utari wayikora ndetse na wayikoza na kwinyanga usaba cyane gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere mu mpande zitandukanye z'isi. Maze iminsi ngusaba nkwinginga cyane kujya unyandikira muri comment kugira ngo ndebe icyakunyuze ndetse n'ikitakunyuze kugira ngo menye ngo ndongera iki cyangwa se ndagabanya iki. Uyu munsi wa none rero murabona ko nicaye ku gasima izuba ryahankubitiye ndabona n'imvura iri buze kuhansanga uko bisa kose ariko ntari nagera ku cyo nshaka ntari nagera ku cyo niyemeje ntabwo nshobora kuva kwa aka gasima ndihangana izuba rihankubitire n'imvura niza igwe ihansange ariko mpaka ngeze kuri papasi yanjye cyangwa se ngeze ku cyo nshaka kugera. Ushobora kwibaza rero ngo ndihe nde mu murenge wa Bumbogo nimba ari umurenge nimba ari iki simbizi. Ushaka kwibaza ngo naje kureba mwiki mwabonye ko Manzi na Innocentee bakomeje kugenda bamisha amakuru yabo y'ahantu baba. Mu byukuri nkomeza kwahiga ndahabura ngera muri quartier ahantu umugore we yakundaga kugira ute gucururiza ibigori. Muri no quartier ibintu bijyanye no kotsa ibigori menya ari wo mwuga ushobora kuba batunze dore na haramubona uri amuntu nawe abari kotsa ibigori. Ntago umuziko Innocentee we ariko kandi gasima kari hepfo hano gutya. Noneho bambwiye nageze kuri ako gasima umuntu arandangira arambwira ngo zamuka aho ngaho nugera ku rusengero rwa Eperi uzamuka gahanda gasana kazamuka kajya ku ruganda rwa Matera. Mpageze ahangaha ndavuga ati nubundi nimpagera ntago ndi buje kubasha kumenya ahantu Innocentee agize ute atuye. Mbaza umuntu ndamubaza ati se umumama bita Innocentee utuye muri izi quartier uramuzi? Arambwira ati ndamuzi banahimukiye vuba nta gihe kinini bari bahamara. Nanjye ndamubwira ati se wanyereka iwe? Ati we ntago mpazi cyakoze akunda kuza guhahira ku gasantere kari hano hirya ku kabotika kari hano hirya ngira ngo murakareba. Ati wowe mutegerereza ahangaha ntago bujya bwira ataje hano ku gasantere. Simbabeshye kuva saa moya za mu gitondo nicaye kuri aka gasima no kurya sinegeze ndya usibye ikigori naguze ahangaha nicyo nariye. Ndavuga ati ndava ahangaha mukuri nkumenye
rero ndategereje ati wenda naza ndamubona, mfite amatsiko rero y'ibintu bitandukanye yo kumenya ubuzima arimo, yo kumenya ubuzima umugabo wabayemo, noneho akarusho wa mwana wabo mama we yajyanye muri Uganda, mfite amakuru ko nawe yagize ute, ko nawe bamuzanye ahari. Nkeneye kumenya ese ibyo bintu nibyo, ese uwo mwana arahari? Nta nubwo mwari mwamubona, njye sindamubona n'amaso yanjye, uwo nzi ni Jarike. Nkeneye kumenya rero nimba uwo mwana nawe ahari nkamwibonera. Kamerama, hindura kamera gakeya, iryavuzwe riratashye. Urasiwe, urasi Innocentee, mbona hari abantu mwe, ndabona mubonye ariko ndabona atari wenyine, ndabona ari kumwe na wa mwana. Ndagira ngo ngende bunyibunyi atambona, sibyo? Atambona noneho njyewe mitegira ate muvugisha. Ntabwo nshaka ko ari bumbone, binabaye byiza nanazamukiramo hano ku buryo we atari buze guhitagira ute ambona direct. Ndabona ndashaka kugenda direct nkatako kamerama we banguka man, banguka, shaka umugwaho buryo atari buze kugira ute guhita mbona direct. Muramubona dore nguriye kamerama, mwerekezo kamera bamubone, dore nguriye. Mwabantu mwe navuze ko nashobora kuvanga ntamubonye, none Imana inkoreye ibitangaza ndamubonye. Ko byagenda kose anga ntago yahanshikira. Ndashaka umugwa kamera usega cega teko tumubona, ngunje namaze kumubona. Byarangiye rwose, ngiye kumutungura mwabantu, kumutungura byatari. Telefone yawe barayibye. Ya papa. Bimeze bite se? Gira cameraman akuri. Oya mwese arayikurira hiki. Kugira ayikure. Kubera iki se kandi? Ntabwo bishaka. Niye mpamvu utabishaka? Kuko dusanzwe tuganira. Twaganira ibindi yako sishaka umwana wanjye muri kamera. Ahubwo reka mbanze musuhuzeho. Reka mbanze musuhuze. Bimeze bite? Amakuru harya yitwa ni? Asha. Bimeze bite? Biragenda neza. Cameraman cyane wegezaho kamera gakeya. Ariko hari ikintu bitwaye se? Ntabyo gushwana rwose, bwo se kwaba dushwana dupfa iki koko. Bimeze bite amakuru y'iminsi? Biragenda neza. Nose ko mbona ufite akantu kagashiha wagatewe n'iki? So ukaneye se? Ndarengana wabandi. Innocentee nagutera gashiha koko. Nose basi nta nubwo ushaka ko tuganira. Sibyo? Icyo ushaka ngo makumwana nteruriho basi. Umwana numvaga kuraho kamera ni utayikuyeho na mwana wanjye. Kamera bayivanyeho ntaribe. Kamera makuraho kamera basi makumwana muterurire. Nzamubona. Oya ntabwo uzamubona. Nk'abantu mwe amatsiko ufite nanjye niyo nari mfite yo kubona Asha. Uzamubona kuri kamera. We mu mansi wuze ratasha ngo nsuhuze rata. Sinisuhurize, sibyo? Bimeze bite se? Asha. Amakuru ni meza. Nta kinyarwanda se mu Ruganda bavuga ngo ikimbivuge ujye nko kumusuhuza. Wowe nyine wowe mbwira bavuga ngo iki se wambwiye? Kinyarwanda aracyumva. Nyine mbwira mu Ruganda bavuga ngo iki? Bavuga ngo sebo. Sebo. Tanzania muri mudi sebo n'umugabo. Sebo n'umugabo. N'umudamu cyangwa umukobwa. Umwana nyine. Nyine bavuga ngo iki mu Ruganda? Mwana. Babe. Wasiboto. Ngo mvugira ku Ruganda. Wasiboto. Ntabwo avuga wasiboto. Wasibavuga wasi? Urirege. Ni mu gitondo. Nko kumubwira ngo mwaramutse. Mana yanjye imvura iraguye. Bimeze bite se? None se umurgo ni? Ndashaka kumenya mu rugo. Turugama he noneho ko mbona kabaye. Ntabwo ndi kuneka byibuze, sibyo? Wasiboto. Ni wasiboto. Ine se amakuru se? None se kutagiye gucuruza noneho bimeze bite? Byabagomba ko uyu munsi najyayo. Ntabwo uyu munsi wagiyeyo. None se mwaje kugama hano se tukaganiraho gake. Ese ikintu cyanye mukuru ukikuza. Njyewe niriwe harahiye. Nanjye simuzi. Ahubwo ni Imana yahandangiye. Serie ni Imana yandangiye hanga
ko ngewe nari mfite amatsiko yo kureba Asha wasibota. How are you? How are you? You are fine. Yabonye abantu nkamwe bamumugire muze ntagavuga. None se bimeze bite Innocent? Ntago biragenda neza. Karitsiye nahangaha babimbwiye neza ijana. Uruse isi yakakayira dore uruganda dore nguru rwa haruguru disi we. Uruganda rwa matera rwubatse haruguru gutya. Sinari nahazi. Cyagiye naraje ingarukira hari muri karitsiye zanyu. Hari awokerezaga ibigori, sibyo? Uyu munsi rero ewana naje ndavuga ati umwana ngomba kumubona Asha. Namufata nkaho ari petit frère wande wa Jarike amakuru ye. Umugabo wawe se? Simuheruka hirya ari mu kabari aracyakorayo. Arase ko cyari ikiraka. None se ubungu bari mu biki? Ari mu rugo bisanzwe. Ntsakora iki? Yagasana Imana yanjye. Nta kintu afite cyo gukora. None se umwana se yaje kuza ate baramuzanye cyangwa mwagiye kumufatayo? Ubundi amakuru wayakuye he? Wabyihorengeye buri akamakuru umunyafatira 100% umunara wanjye ntago ujye ubarareza. Hagarira hano mwana. Niko hasi arahagarara iki wamuzanye tukamuterura. Wasibo? Asha basi mvugisha. Asha nkugurira hagati. Ubwe cyoda. Nkugurira hagati. Soda. Shawe rwose nagaramenya kuvuga neza. None se mwana baramuzanye urose kwigayo byarahagaze bimeze bite? Ese uguribaza umucecuru abuze umugabo we abuze umwana we ibaba we ntawe ubwe toroma afite simbizi. Mama mushyize n'umugogoro w'umwana aza gushyingura umuhungu nabwo atumbabarire ashumuzane. Yego kuko nawe urugamba uriho si rworoshye. Yego usuzagira urugamba rw'ubupfakazi ubungu inshingano zose ziri ku mutwe we inka ibintu byose cyangwa kandi aranakuze n'abatoya sana umwana abe turi kumwe nihagira igihinduka yego azaza ariko ubuho bumuzanye. None se gufata umwanzuro sibyo wo kumubwira ngo azana umwana n'ubuzima murimo na Jarike kwiga bigoranye kuki mwatekereje ibyo bintu koko? Rega buriya mu ubuzima bwose umwana yabumenyereye abo bamo. Yego kuko nanago wafata umucecuru ari mu rugo urabizi yabanaga na papa. Yego umucecuru akaba ari mu rugo umusaza akaba yagiye gushakisha gutyo ugasanga bari gufashanya. Rero kibaze gufata umucecuru ni uri kureba gukurikirana iby'inka ni gukurikirana ibyo guhinga ni gukurikirana ibyo mu rugo ni gukurikirana iby'umwana ni byose biriho. Namaze ko nahisemo nako aba ari ukwikunda cyane. Jarike ibyarya nawe azabirya. Aharyama nawe azaharyama. Uko Jarike yiga uyu nawe Imana nidushoboza asiga. Uyu yigaga mu kangahe? Yaratangiye muri nasari Uganda. None se ubungu muraza kumujyana muri nasari y'inanga? Mbizi pareba n'ibibazo mfite ntabwo ndi kubikurura ngo bize ntabwo ndabite biraza mu mutwe ubu turacyari gushakisha ukundi kure. None se kwakomeje kumpagarika hanga wanyeretse mu rugo byibuze nkamenye. Uhakora iki? Uyihangana uhanyereke mpamenye. Muri amazu ya hariya ruguru. We tugenda uhangeze nubwo nahareba gutyo gusa ngahita nigendera nta kintu. Uraje kureba iki mu rugo? Uraje iki kureba mu rugo? Ongera uzana mama Jarike. Oya mama Jarike sibye mpfa kandi nawe akuntu ubu nturi. Ntago mama Jarike nzamuzana. Sibyo? We hanyereke mpamenye hari kintu. Ntago ajya yemera ko nshama abandi banatarabo ataraba. Nta kibazo wenda sinzi impamvu ariko ubwo bw'impamvu irahari. Sibyo? Gusa nari nkeneye no kumenya amakuru kuko nimba umwana hari ariko urahari sibyo? Urahari? Ngo mvugira uruganda. Ruganda urumanyi? Gatunda wanjye. Ngo gatunda? Niko. Ruganda urumanyi? Twaciye ahantu. Ngiye kubona nimba ari inkoko arimo kurwana na n'indi nkoko bazazishondana atuma ngo mami gatunda wange ngo gatunda ngo uvuga cyane reba ngo ngo mami jangu
mami Jangu. Jangu ni ukuvuga ngo iki? Ngwino. Jangu nkuburire. Ngwino nkubwire. Ya Asha. Ngo nsaba icyo kunywa. Leta soda. Mbwira. Jangu nkuburire sebo. Wabantu mwe nta Ruganda ngezeho no gusaba ibiryo sina. Aho baragusaba ibiryo mu Kigande bavuga ngo iki? Wambwiye se. Nose ubwo nk'ubu ndamutse ngize impamvu ituma njyayo. Nugera uzabimenya. Uje nko gusaba ibiryo muri restaurant wavuga ngo iki? Nugera uzabimenya. Zabibwirwa n'iki? Uje nko kuba leta ibiryo babyita ngo iki? Leta biryo. Bavuga ubuzungu. Siwize. Sikuba ushobora kugeramo leta food. None se nyine reka nkubaze uyu munsi ntago wagiye kugira ntago wagiye gucuruza ubuzima mu rugo byifashe bite ese aka business kawe wari washinze harakaragera ariko ngo ni business kotsa ibigori ni business rero nimba amafaranga yavuyemo dufite kwishyura inzu urumva landlord ari hafi ko ngo bibe ikibazo inyungu yose nakuyemo yose ese ndukinga mu maso landlord ubundi sinzi umubamo muyishyura ngaho ishyura 40 karidanje kandi bisabwa no kurya byose bisabwa no kurabona twabaye noneho nabane ubundi twari batatu gusa nta gishoro umugabo se ari gukora iki muri ino minsi nta kintu ari gukora araryama n'ahandi uturaka twari turi baramwirukanye se byagenze bite igahara cyari ikiraka urabona nyine yiciriyeho gutyo tu yiciriyeho ari bari kuvuga ngo umugabo waho ari kuvuga ngo yabuze umuntu ujya kumurangurira yego abyumva vuba aramubwira ati nimba ubishobora wiyaminiya genda ubikore my God yicaye mu rugo ubu ningiye n'ubu nari mvuye hano hirya ahantu nari nafashe utuntu tw'ibyo kurya ubundi abana bari babuze ibyo barya bagenda ndabapfukamira barangopye ahantu naho nari nabatuje 3,000 ndagenda bishyura nkavuga ati ejo nazava nkabura naho njya kwikopesha none se cya gisebe cyo kimeze gite ko ntamuheruka yorohewe ari kugenda yoroherwa kira pe baby tugende imvura imeze nabi ndabona n'imvura igiye kubona basi nubwo mujya kunyugamisha mu rugo singira wundi kunyagirwa ari mu rugo se basi waritse nkajya wundi uri muri mu buhe bumaneko umva se none se nsubirayo Innocent ngize ukuri nsubirayo umukoreragaho ukuntu ntaho nyeretse sure Innocentee ubwo nawe nimba wagize muri ubushake bwo kumenya mu rugo uza duhurire hano ahanga buri gihe nta kwinjira mu gipangu ntacyo nyashya suzongera bivuge kubona iwangire uko nkanurira ko bimbabaje se ihangane natwe byaratubabaje njye nkeneye kumenya ikintu kimwe 2 cyangwa 3 bidashoboka ko naza kureba mu rugo wenda bishobora gutuma ntamenya mu rugo iwawe Asha mubwira atahe mubwira ngo tahe Asha ntahe ntahe gusa nishimiye byibuze kubona no mwana ntabwo nari muzi sibyo mubwira ngo amahoro masa none se ubuzima bwifashe ute mu rugo hano ruvange noneho uruvange nta kintu wandusha basi ngume umunsi barya nta kintu ufite cyo kurya kuburi nyakwigendera none oya ntago nabura akantu nge naguha nge buriya urumva narinje mvuga ati wenda dore kandi nge narinje mvuga ngo ningira amahirwe nkakubona nkagusanga kuri ka gaseta si wambwiye ko wari watangije 5,000 warambwiye ko wari watangije 5,000 nyine bari baguhaye 5 2 urabihahisha usigarana 3 nge nayo navuze ati rero nagiye nkomeza kubitekerezaho nanjye nari mfite ibibazo by'ubuzima bitanyoroheye ndavuga ati ariko ngomba kwirya nkimara ngashaka uburyo nabona byibuze na 10 nkaba nakaguha ukongera igishoro dore ngaka dore rwose ngayo yagende wongera igishoro nimba ari ibigori ubyongere nimba ari iki ugirute wongera igishoro basigira ute ugerageze cyo gukora
ugende utera byose bizamana umuntu aba yarafashe hariya nimba ubonye iryo 10 ugende uhashyire n'udutunguru uhashyire n'utunyomoro uhashyire n'ibiki byose ibintu bizakunda ruguririya mwari amashyamba ariko nzahamenya kamemo ubutumwa bwanjye bwari ubwo nta bya mirenge mfite ntabyo nabahisha mbifite mu bwakire gutyo kandi nabuze ko umunsi uhuriza gusa nawe ntago wabura ikintu ubwira abantu badukurikirana umunsi ku munsi ko mbakunda cyane buriya umuntu yafashe umwanya akareba ibyawe akagira support runaka yego kama umuntu umwe akandika comment ariko ngaya abantu bandika comment bakanuka nibaza base banuka baranzi azi ko umuntu anuka abo ntago babura ntujye unabita abo ngabo ntago babura gusa nabo mbasabira umugisha ku Mana buriya ukoze neza n'ukoze nabi bose ujye basabira umugisha ahubwo ukoze nabi kurushaho cyangwa se ukoze nabi umusengera Imana imuhindura umutima sibyo aho kugira ngo wowe musubize amagambo yawe akakaye cyangwa se ugendeye ku marangamutima yawe reka rero ngende gize amahirwe wenda mbonye muri quartier ninzaya nkenera kuza nzajya nza nasoje sawa rero Imana igumugisha Imana ibarinde ariko sinzi ikibazo ufite Innocent basi wambwiye ikibazo ufite nimba ndi bujye no mu butayo nkajyaho nkagusengera basi ariko bigakemuka mbabara basi umbwira ikibazo ufite genda mu butayo ibibazo byose ubitura Imana zabona basi kimwe Imana igisubije nose niki kintu kikugoye cyane muri no minsi mbabara umbwiza ukuri wenda umwana ntari kujya ku ishuri ibyo ni ikibazo cyumvikana ngo basi mbwira ikibazo kiremereye ufite aho zikuba uri mu rugo ibintu byose biri ku mutwe ari wowe umenya isabune ari wowe umenya umunyu ari wowe umenya minerivare z'abana reba nk'ubujarike iki ni igihembwe cya kabiri sindamwishyura minerivare ntago akiri kurya ku ishuri biri kunsaba ko neka saa sita nkamugemurira bimwe sinanabibona byo guteka hose urumva nishimye wapi none n'uyu yaje n'umugabo aricaye mu nzu kandi inzu turimo i Kigali nawe kuba ufite inzu yawe ni zakirirego ngende njinese ntacyo narenza sawa Imana ibarinde sawa nyasha sawa bye sawa bizacamo humura nk'abantu byari igihe kiyakigera ibintu bikandenga nkabura icyo navuga nkabura n'icyo nareka kuba Innocentee atari kunyereka mu rugo iwe nje ntekereza ko atari uko ashaka ko atari uko akeneye ko wenda atari ugukenera ko mpamenya sibyo ahubwo wasanga hari byadashaka ko mbona niba umuntu ameze kuriya kurya ari ibibazo kunywa ari ibibazo umwana wa kabiri yaje n'umugabo wararyamye mw'abantu mwe ibibazo bigoranye kandi bikomeye njyewe icyo nzashobozwa n'umutima wanjye nzagikora nkubwira ngo gira neza wigendere utarebeye ku maso y'abantu cyangwa se ku bindi bikorwa by'abantu ineza byanga bikunda uzasanga imbere njyewe icyo nzashobora gukora kuri iyi famiye nzagikora ndabizi neza ko hari igihe kizagera Imana igahindura amateka yabo nabo bakaba abantu bashima Imana ndetse banafite ibyo batanga no ku bandi sawa Imana ikundindira aho uri ndetse nawe ushobora kugira umutima wo kugira ikintu ukora nimero mwamuzi bona aho ngaho uzagikore famiye ibeho yishimye Imana ikumere umugisha